umugore rero ntiyashizwe noneho yagarutse ari kare agarutse asanga twese turahari wowe n'umugabo yego umugabo wawe kandi we yaraje ayinjira mu marembo y'igipangu twari dutuyemo inzu yari yarayibonye ahita ninjira mu nzu asanga umugabo ahagaze muri salo yashaka nko kugenda abayinjira ahita amufata mu ijosi afata umugabo we yego ari we mugabo wawe yego nkanura amaso uvi inkuru yanjye muraho neza nshuti zanjye tubana byumwe ku munsi ku nkuru yanjye hano kwa Rweme Mbabazi ari we jyewe bahaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye nizere ko mumeze neza nizere ko buri kimwe cyose ubuzima bwanyu bwifuza muri kugenda mukibona kandi munagikorera muri buno buzima burya ni byiza ko dukora cyane ni byiza ko dukorera ibyo twifuza yaba ari amahoro mu mutima yaba ari bya byishimo yaba ari za nshuti burya kubaho utagira inshuti kubaho utagira amahoro biragatsindwa n'Imana yo mu ijuru. So uyu munsi rero birashoboka gutekereza ko nta nshuti ugira nta bavandimwe ugira bashake baharanire abenshi muri iki gihugu babuze abavandimwe babuze bo bitaga inshuti nyanshuti ariko nubwo batagihari ufite abandi bantu bari around you ufite abandi bantu bakugaragiye babyazemo abavandimwe babyazemo bakuru bawe babyazemo barumuna bawe babyazemo babandi navuga ngo wakwita ko ari bingirakamaro muri twebwe harimo imfura harimo abantu bazima ushobora kuvuga uti uyu muntu ashobora kumbera umuvandimwe first of all bitangira kuri wowe ukamubera umuvandimwe nyamuvandimwe ku buryo nta hantu kwinyagamburira agira avuga ati uriya ni umuvandimwe yambereye umuvandimwe nanjye ngomba kumwitura nkamugira umuvandimwe wanjye uyu munsi ntihongeye gutaka ngo nta nshuti ugira nta muvandimwe ugira njye mbona abantu bigamba ngo nta nshuti bagira ntabwo ari by'ubutwari birashoboka ko ari wowe wananiranye ari wowe ufite ikibazo wisuzumye neza birashoboka ko ari ikindi kintu navuga ngo gihari navuga ngo gituma utagira abavandimwe hari ubwo ari twe tubitera kugira ngo tutagira inshuti tutagira abavandimwe ariko hari nubwo nyine tuba twagize ibibazo bitandukanye bituma tutagira izo nshuti tutagira abavandimwe uyu munsi rero tangira ubikorere uhaguruka uvuga uti ngiye gushaka inshuti ngiye gushaka abavandimwe ngiye gushaka abantu tuzajya tuganira umunsi ku munsi kuko niba ari kimwe mu bituma twishima ni abantu no kugira abantu kimwe mu bintu bituma umutima wacu wumva unezerewe no kugira abantu ariko abantu bazima iruhande rwacu kimwe mu bituma twumva tubiwe n'isi no kubana n'abantu tudakwiye kubana nabo cyane cyane ba bandi baturyarya batuvuga batugirira nabi twabimenya tutabimenya abo bantu baratwangiza batwangiza mu mutwe benshi bafite ibibazo byo mu mutwe bitewe n'uko babiterwa n'abantu uyu munsi niba uri umwe mu bantu batera ibibazo nawe shaka icyo ukora kugira ngo wisubireho uri kwangiza imitima y'abantu benshi tujye twibuka ko tuzapfa ariko uyu munsi uri kuvuga abandi ukanezezwa no kumva amatiku avuga ku bandi ndetse kuyavuga ukaba umwe mu bantu baba abambere abantu bayavuga pe bishimye wibuka ko ejo ushobora kuzapfa uzapfa urinde uzasiga nk'uruki uyu munsi rero tugiye kuganira n'uyu mubyeyi yitwa Gloriose ntangiriye ku nshuti ntangiriye ku rukundo ntangiriye kuri icyo ngicyo umunsi ku munsi tuzajya dufata umwanya twiga ku kintu runaka niba ari ubushuti niba ari ubuvandimwe niba ari ugukorera amafaranga tukayabona tukiga uburyo nyine twabigenza kandi bikagenda neza Gloriose nguhaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye akoze cyane hari irindi zina ninde Murekatete Gloriose yego nguhaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye tugiye kwiganira nawe ku ubuzima busanzwe ku nkuru yawe ntangiye ku kintu cyitwa ngo ubuvandimwe n'ubushuti yego muri no mise ngo biragoye cyane wongera ijwi kugira ngo aryumve sibyo biragoye cyane yego ntabwo byoroshye kugira ngo ubone inshuti nyine wita inshuti nyanshuti biragoye niyo uyibonye murabana ariko bikarangira wenda iguhemukiye njyewe nagiye mpura n'ikibazo nkunda abantu ariko inshuro nyinshi
birangira aribo bampemukiye gusa icyo nshima Imana ntawe njya mpemukira yego ako kantu niko keza icyo nshima Imana nuko ntawe njya mpemukira Ntawe iyo hamanywa n'umutima wawe ko umuntu yagiye utabigizemo uruhare nkeka ko nta kwicuza ugira oya ntako akenshi twicuza kubera ko dufite uruhare mu gusenya ubushuti bwacu n'abandi ubuvandimwe bwacu n'abandi ugasanga ufite abavandimwe ntimuvugana abandi barababuze ariko wowe nyine urabafite ariko urabakerensa biriya bintu birambabaza bikubaza kubera iki uvuga ngo njyewe ndicara nkarira nkavuga ni ubu iyo mba mfite umuvandimwe bamuhamagaye nkamubwira nti muvandimwe wenda mfite ikibazo narwaye se umwana yagize ikibazo buriya uko byagenda kose umuvandimwe ashobora kukumva ashobora kuba nta kintu cyo kugwa afite ariko akakumva akavuga ati pole komera noneho rero iyo mbonye umufite batabasha kuvugana ntabashe kumwisanzuraho ngo amubwire ikibazo yagize numva bimbabaje kuniriraga ko ntawe mfite uyu mufite se bimeze bite nkumva ni ikibazo yaba njye nari mufite kuko njye muri nyamba numva nifuza kuba nari mufite ibyo byose umunyarwanda yaravuze ngo uwawe buri minsi ntabura umunsi ashobora kutagira icyo agufasha ariko ntiyabura umunsi n'umwe yibuka ko muri amaraso no kumva ko umufite byonyine yego none se ntabwo ufite abavandimwe no utigeze uvukana nabo mama wanjye yambyaye ndi umwana umwe ariko kuri papa atubyara papa ashaka nyine abandi bagore abyaraho naho abana babiri b'abakobwa ku bagore babiri nyine batandukanye ubwo nubwo ngo abavandimwe nari mfite nabo bakobwa babiri twari dusangiye papa n'abavandimwe bawe birumvikana yego ariko kuri mama wanjye yari njye njyenyine yego ubwo rero ntaba hari se abo bavandimwe buvukana abo tuvuga kuri papa yego umwe ntawe uhari ariko umwe arahari yego Gloria ufite inkuru y'ubuzima bwawe ni inkuru igendanye n'urukundo rutakunze reka tuyitangirire mbere ya jenoside cyangwa muri jenoside ndumva ni nyuma ya jenoside byagenze gute Gloria duhido nido wa mugani w'abarundi se nahera ku guhunga kuko jenoside yabaye ndi umwana yego ufite imyaka ingahe mfite 12 12 wari ukiri mutoya ibaye abantu barapfa na papa wanjye niho yapfiriye mama turaburana nanjye nyine ni nkaho nazutse gusa sinjya nkunda kubivugaho cyane ariko ni nkaho navuye mu rupfu kuko ndibuka ko ahantu twari turi iwacu ni ahantu hahoze ari komine Kigembe ubu ngubu mu majyepfo i Butare yego i Butare ubu kabaye akarere ka Gisagara noneho rero ubwo nyine jenoside yarabaye ibaye nyine tubura inshuti tubura abavandimwe papa wanjye apfa icyo gihe nanjye mera nk'uzutse kuko narahakomerekeye cyane kuko njya nibuka uwo munsi sinzi namba utabonye agakofu mfite hano gutyo yego mfite n'izindi ku maboko uwo munsi ndibuka yuko nabwiye Imana mu mutima ndavuga nti ndabona nta hantu ho guhungira ariko Mana ndacyari muto ndi umwana ntabwo mfite imbaraga zo kwikura aha hantu ndakwinginze Mana umbabarire nkomereka ariko simfi ko navuze mu mutima niko byanagenze koko narakomeretse sinapfa nijoro mba mu mirambo myinshi cyane ndagenda nisanga ngeze ku cyambu i Burundi mpageze by'Imana ikora nahise mpura na mama wanjye aranyakira baramufasha banjyana ku bitaro ahantu bita mu Maramirundi sinzi nabo ugihumva njya mumva baramvura ahantu rero bahadoze inshuro nkenye nkigeraho abaganga baranyakiriye banyitaho ibyakurikiye simbizi nahise mera nk'uhwereye nyine banyitaho baramvura igihe kiragera aho ngaho bari banyakiriye mu Maramirundi igihe kiragera ndahava noneho banjyana ku bitaro bikuru by'ahantu bita Ngozi ndahavurirwa
maramo igihe kirekire ariko Imana ingirira neza nza gukira. Ubwo nari ndi kumwe na mama wanjye tujya mu buhungiro, njyewe igihe kiragera ndamubwira rero mama ngiye kugusiga kuko najyaga numva ko i Bujumbura haba ba masenge, njye ngiye kujya i Bujumbura ndebe ko nzabona abashangazi. Haba abashangazi, noneho njyanwa n'undi mu mama anjyana mu rwego rwo kujya kumurerera umwana, ariko nemera kumukurikira kuko nashakaga kuzashaka shangazi. Ndagenda nsezeye mama wanjye, ndagenda umumama arantwara ngera i Bujumbura ndahaba ku mumama. Maze kuhaba ari nako ngenda mperereza nyine muri quartier, buryo ugenda uganira n'abantu ukibwira umuntu ukamubwira uti njye mbaha, ese we hano hatuye igihe kingana iki, ese umuntu witwa gutya waba umuzi? Nuko nagiye mbaririza nza kumenya shangazi wanjye ahantu aba. Maze kumenya shangazi wanjye ahantu aba, igihe cyarageze rwa rugo nduvamo njya kwa shangazi. Nsanga aracyariho, yari umukecuru aho umusiramukazi. Ndamwibwira, bari basangiye papa na papa wanjye ariko badasangiye mama. Ndamubwira ndi umukobwa wa kanaka, naje muri Bujumbura gutya na gutya. Ati kanaka gutya? Ntiyego, waje muri Bujumbura gute se? Ndamutekerereza. Umukecuru aranyakira ndahaba, ariko kuko nawe nyine yari afite abana, afite abuzukuru, nta buzima nyine budasanzwe afite, nawe ari ugupfundikanya byo mu mujyi. Byabaye ngombwa ko nanjye nongera nkajya kwihigahigira, ariko urumva ko shangazi nahabonye. Ndihigahigira, mu guhiga kwanjye nakoze akazi ko mu rugo. Ndagakora karanyambika, buriya nta nubwo njya nkaveba cyangwa ngo nkavuge nabi. Akazi kose iyo gakoze neza karagutunga. Ndakora, igihe cyaje kugera rero mva muri akazi ko mu rugo njya kwa mubyara wanjye ahantu bitaga mu Kinama, ari naho namenyaniye n'uwo mugabo. Wamenyaniye n'umusore n'umugabo? Yari umugabo. Yego. Ntabwo yari umusore kuko naje uvuze ngo n'uwo mugabo kuko tutari twamuvuzeho. Ntacyo uratubwira nk'abatazi inkuru. Yego. Yego. Ubwo ngeze kwa mubyara wanjye narahabaye, mu kuhaba nari quartier Rusisiro. Byara wanjye yacuruzaga utuntu tutukanyanga ukuntu, hahurira abantu benshi batandukanye. Ubwo mubyara we ni umwana wa nyogosenge? Ni umwana wa masenge. Wa wundi w'i Bujumbura? Yego. Yego. Ariko we mama we yarapfuye. Ntabwo ari nyogosenge wundi? Ntabwo ari wa shangazi wari uriho wabaga mu Buyenzi, ahubwo mama we uwo nguwo yari yarapfuye. Nuko ndahaba turabana neza mu mahoro rwose. Niho rero naje kubonera, ubona kwita ko ari sheri nyine. Uhabona umusore? Yego. Turamenyana, yemwe nahamenyaniye na benshi pe, ni bya bindi nyine ngira ngo rwangende ngenda ku muntu. Nahamenyaniye na benshi, abana bato tungana b'urugero rwanjye kuko nari mutoya. Icyo gihe wari umaze kugira imyaka 15 gutyo, hafi ni 6. Ubwo ni nyuma y'Icyenda na kane? Yego. Yego. Ubwo we ntabwo yese utaha, ugumye Bujumbura? Nahise njye Bujumbura. Yego. Noneho ubwo tumenyanye nyine, ati ndagukunda. Ariko muri nge ukabona ni umusore umeze gute? Yari mukuru. Kubwira ngo yari umuntu mukuru. Yari umuntu mukuru unduta kure cyane rwose. Yego. Noneho muri jewe nkagira ikintu cyo gutinya gukundana cyane kugira ngo ntazatwara inda, kandi ntafite aho kuba, ntafite mbese icyerekezo. Mbese nkumva ndabitinya, ahubwo nkumva muri jewe mbonye umugabo tubana ari byo byambera byiza. Ubwo umugabo nyine yambwiye ko nkunda, nanjye numva nta kibazo. Umugore wamubyara njye akambwira ati nta kibazo, ati buriya abagabo b'abasilamu bakunda abagore bakabatetesha rwose, nta kibazo umukundi. Ati naho utuntu tw'udusoresore tunatesha umutwe, ariko umuntu mukuru aba afite ubwenge, agufata neza ko abona uri n'umwana. Yari mukuru bingana gute? Yari mu myaka ingana? Icyo gihe se? Icyo gihe ngira ngo yaba yari nko mu myaka nka 40. Ufite 15 we afite 40. Ko wari usanze umubyeyi wawe se? Neza. Nuko
ubwo rero birangiye umupapa nyine twarakundanye, tumaze gukundana ndamubaza nti se nta rundi rugo ugira, nta bana ugira? Ati mfite abana ariko n'umugore nari naramushatse, ariko noneho twarananiranywe, twarahunze tugirana ibibazo, yitwara nabi ndamwihorera. yari umunyarwanda? Oya, yari n'umurundi. Yego. Okay. Ndamwihorera, maze kumwihorera niyo mpamvu ubu ngubu nshaka ko nakwishakira undi mugore. Ubinyemereye twabana nta kibazo. Cyo genda namubwira nese mfite shangazi mu Buyenzi, nawe ambwira ko iwaba ari mu Buyenzi, afite na papa we mu Buyenzi. Numva shangazi aramumenye. Nshatse kumubwira ibyo kuba twajya kwa shangazi, nkamwerekana, nkamupresenta nyine nk'umuntu w'inshuti yanjye wenda kungira umudamu we, mbona ntago bikunze. Arambwira ati ibyo ngibyo ni ibintu bisaba umwanya, bisaba ibiganiro birebire n'ababyeyi, urumva shangazi we ni nk'ari we mubyeyi wawe, kandi aka kanya nta bushobozi bw'ibyo mfite. Njye numva twakwibanira nyuma y'igihe tumaze kwishakashaka, nyine nabiteguye neza, kuko urumva mfite n'abana nyine nabo ngomba kwitaho, nkazagira gute tukazajyana kwa shangazi. Numva nibyo. Igihe cyaje kugera nyine akodesha inzu, ariko nyuma gato ndamaze se mu Buyenzi ntufite inzu? Ati mfite inzu ariko ibamo abana. Aka kanya ntabwo twagira ngo tube mu nzu mpite nturaho abana undi mugore, ahubwo ndumva nazabanza nkabategura, nkanababwira ko nashatse, nyine bamara kubyakira neza nkazakujyanayo tukaba muri iyo nzu. Isawa nta kibazo. Yakodesheje inzu, agura ibintu byo mu nzu bibaye bikeya, turabana. Tumaze kubana amezi menshi yashize, nta gihe cyaciyeho ntasamye. Icyakurikiyeho ni uko umugore aho yari yabimenye, abimenye yatangiye gukora iperereza. Ati se umugabo, byo byose umugabo buryo yanagiye hari utuntu twinshi duhinduka mu rugo, ushobora kubona adatashye ko ntiyaba yashatse umugore mushyashya ngo atahe. Ukibaza n'impamvu yatumye adataha. Umugore abikurikiranye aza kumenya iyo karitsiye ayizamo. Ndibuka ko yanaje iwanjye, yaje iwanjye, mbona umuntu araje arashuhuje, amakuru ni meza. Hano niho kwa Kanaka ntiyego uhari nawe? Ntari ninjye wamwakiriye. Yego. Kwa Kanaka ntiyego niho arahari se? Ntabwo hari ahantu yagiye kureba mu baturanyi. Ese muramushaka cyane? Numva mufite impuhwe nyine sinanzi ari we. Ntabwo uzi ko ari mukeya. Reka reka. Sambona n'umumama nyine unaniwe unatwite yarakuriwe. Nawe utwite? Akada gatoya kataragaragara. Noneho arangije rero ni karibu mwicare njye kumubashakira. Naragiye njya kumushaka aho nzi yajya gataramira n'abandi bagabo. Hari ku mugoroba nka saa 10. Ngezeyo ndamubura. Mubuze ndagaruka ndamwanira se ko mubuze urihangana umutegereza? Ati hoya ndi kwihuta, ahubwo reka ngende nzagaruka. Isawa. Mutamu ndamuherekeza arataha, maze gutaha mutwara saa ziragera arataha naho araza. Aje mwakaribu ndategura ibyo kurya, ndangije ntangira kubara inkuru rero z'umushyitsi waje kumureba. Ariko hano haje umudamu kukureba. Tumudamu se we ntabwo mbizi, ariko ni umumama mugufi w'inzobe utwite inda nkuru. Yahise ambwira nabi. Yego. Arambwira ati amagambo y'abagore sinyakunda, n'undi munsi ntukambare izo nkuru. Ubundi uwo wamwakiriye gute? Ndamwese umuntu azaza mu rugo akumbaza mwirukane. Ngo tubyorere. Ahita hindura isura. Yamenye ko yafashwe. Urumva namubwiye uko umuntu ameze, yumva ko ari umugore we byanga bikunda. We nta kintu wese ubonamo? Ngiye mu mutima wanjye nahise ngira ikibazo, nibaza impamvu umuntu mubwiye ko twabonye umushyitsi akambwira nabi. Ariko sinabitindaho, ndatuza nyine duhindura nyine ibiganiro, ubuzima burakomeza. Umugore rero ntiyashizwe, noneho yagarutse ari kare, agarutse asanga twese turahari. Wowe n'umugabo? Yego. Umugabo wawe kandi we? Yaraje ayinjira mu marembo y'igipangu twari dutuyemo, inzu yari yarayibonye ahita ninjira mu nzu. Asanga umugabo ahagaze muri salo yashaka nko kugenda, abayinjira ahita amufata mu ijosi. Afata umugabo we? Yego. Ari we mugabo wawe? Yego. Yego.
nkanura amaso ndavuga ngo ni ibiki arambwira ati wowe sinshaka kukumva mu byo mvuga cyangwa mu byo mbaza umugabo ndamwiboneye ni ahangaha waje kwihisha kwihugika wabonye umugore mutoya mbese umugore agira amahane cyane arasakuza cyantangaje cyane nuko umugabo yamwihakanye mu bantu aravuze ati cyewe ntago sinibaza uyu ni umusazi niki abantu batese ni umusazi gute umuntu aragufata atakuzi ati uyu ni umugabo wanjye reba indi hageze ndenda kubyara atabana ati dufite n'abandi bana none nahayizi yaje gushaka undi mugore abantu bose barumirwa karitsiye birakubise uruzura nanjye ndumirwa mpinda umushyitsi abagore babiri mu mujyi umwe nk'uko wakora umugore hano i Remera ukamujyana i Nyamirambo noneho ubwo abantu baraza umugore arasara arasakuza arababara umva abantu bati nyamuna nimureke twumve uko ibibazo bimeze umugabo ati reka ateye nimbo ntago nyizi ndabona ari n'umurwayi wo mu mutwe nta hantu nziranye nawe ati ntago bishoboka ni gute tutaziranye n'umuntu kandi avuga ko uri umugabo we ati cyakora ati twigize guturana atari ko ibyo bindi avuga by'abagore n'abagabo ntabyo nzi ko afite umutima udasanzwe ibyo bintu byarantangaje cyane numva biranambabaje gusa uko nagiye nkura niko nagiye mbona mbiha n'uburemere nibaza bituma nibaza nyine ku gitsina gabo cyane uwo ni special we nkumva ndabitekereza simbishyikira ukuntu umuntu ashobora kwihakana umugore we babyaranye bafitanye abana barenze umwe ubwo urumva ko nyine ibibazo byari bimaze kuvuka nubwo ari kwijijisha gutyo umugore amufata mu mashati aramukubita iki nta buja ntiyanyeganyega kuko urumva umugore burya umugore utwite buriya yakora agashyaka ariko kose muri we burya umugore utwite yaba aguwe neza yaba ari umunyabibazo nta buzima baba bari ubundi nta buzima baba baravuga ati niyo napfa nonaha inda hari igiye gutera kwiyanga umugabo rero abantu barabihosheje bavuga ati rero ibyo byose hari akabazamo hano mujyane mugakemure reka kutubeshya tujijisha umugore baramwurura baramuganiriza baragenda n'umugabo mu nzu bombi mu nzu yanyu hoya baragiye ntibinjiye mu nzu icyo gihe watekerezaga icyo utararengaho ukibona nahise mbona isi ngwiriye ndavuga ntawe mvuye nta naho ngiye tayari ubwo naranasamye nibaza ibimbayeho numva ntago ndi kubishyikira icyo gihe umugabo mwarabanaga nkaho muri umugabo n'umugore nta kibazo na gito barabanaga mu nzu imwe anarara aho ngaho buri munsi yita ku rugo nta kibazo amahira nta kibazo ahubwo umugore amaze kumuvumbura ibibazo byahise bivuka atangira noneho kujya arara iyo ahita asinda yari yaranshatse anyereka ko ari shehe agasinda neza akaza rutava mu kanwa ntacyo twikomereze tubwire nuko baragiye bamaze kugenda ubwo hashize akanya nyine nka nijoro nka saa 2 cyangwa saa 3 arataha atashye ntangira nyine kumubaza ntese uriya muntu nuwa hehe nuriya wari cyagiye wari waje aza yabihiwe nyine adashaka kumvugisha ati ngewe numbaza ibintu byinshi nyine abantu b'abagore nk'abariya ntago wamenya ibyabo none se na n'umuntu uremera ko uriya mugore ari umugore wawe ntago ari umugore wawe se koko buriya arakubeshyera ngo nakubwiye ngo ndeka ngo ume gutuza ndaceceka maze guceceka ubwo guhera ubwo ngubwo yatangiye kurara iyo yongera kujya ataha akaza rimwe na rimwe agatahira igihe ashakiye atangira kunyereka ko anywa inzoga bimwe by'ubushehe nta n'ibihari ndahangayika umutima urandya mbura icyo nkora ndavuga se mana nkora iki mbigenze nte wa mugore w'umubyara wanjye ngiye kumugisha inama arambwira ati hehe turamenye uramenye jya kumushaka ntawe mwaganiriye kandi niho yankuye niho twamenyaniye ndumirwa mbura icyo mvuga nyine harimo mama w'inshuti yanjye twari duturanye nkajya muganirira akambwira ati hangane nkamubwira uyu munsi ntiyatashye ati hangane ubwo urumva ni nako ahita atangira urumva namba umuntu atatashye nta narasi yatanga none se icyo gihe ubwo urumva wahise umenya ko afite undi mugore nubwo yabihakaniyeho byaramenyekanye nyine nanjye ubwo nahise ntangira gushaka amakuru noneho inkuru bigiye hanze na za nshuti ze bajyaga bagendana
sirangero nazimbwiza ukuri zimbwa ko ari kigeze ku umugore cyo wakunda wabazaga ngo ntiyatashye kumvaga nyine se atagiye ku rugo rukuru numvaga yahagiye ariko muri njyewe ikintu cyatumaga bisa nk'ibimbabaza bindwaniramo nuko atigeze yemereraho cyangwa nyemerera ati uyu ni umugore wanjye koko ikindi mu kubana nawe ntigeze ambwira ko afite undi mugore ndambwira ati ngiye kukugira uwa kabiri ngo njye mbizi burya ikinyoma kirababaza umuntu arakubeshya bikakubabaza n'ubu ndinze ngana gutya ntabwo icyo kintu kiramvamo cy'ukuntu yambeshye ko nta mugore afite kandi amufite amusize akamusigana abana n'inda mu nda uko rero yamusize nanjye niko yangenje byaje kugenda gute urumva hanagumye aho ngaho uko nguko yagendaga ararirana yongera agaruka uyu munsi yansigira si ejo ntayo yansigiye narivumbuye nyine ndavuga nteka nigendere mfata utuntu two mu nzu ndigendera njya ku mumama nshuti yanjye maze kujyayo umumama ariko iyo umuntu yagize ibibazo ahari ngira ngo atane umutwe nabaye nk'umuntu utaye umutwe nkajya numva menya ntanda mfite nkumva ni nkaho ntayo mfite nishyiramo ko ntayo mfite ahari ni nko kwiha amahoro ntanda mfite ubu ngiye gutangira ubwanjye buzima ntanda mfite ndagenda ncumbitse kwa wa mumama maze kuhacumbika umugabo aje arambura ariko n'ubundi hakaba ni muri iyo karitsiye amenya amakuru y'ahantu ndi ayamenye aza kundeba aje kundeba ndamubwira niwe ya warampemukiye mbege kutagira umugore kandi umufite ugira kawa no kumwihakanira imbere yanjye kandi arahari umva naje guperereza amakuru hamwe mu Buyenzi niho umugore watuye ni naho se umubyara atuye bavandimwe be batuye mbese ni karitsiye hamwe no kwa shangazi baraziranye babyara banje n'abo bantu bagenda noneho bambwira nyine ibintu akora ibitangaza bye uburyo ashaka abagore benshi ndumirwa umubabaro urandenga wasanze afite abagore bangahe ubu ngubu yari nk'uwa gatatu uwo mudamu waje kukureba oya yari afite abana bakuru ifura ye turangana ifura y'uwo mugabo turangana nuko mumenyaho amakuru menshi bigenda birushaho kumbabaza noneho ndivumbura nyine kubw'umubabaro ndagenda ncumbika abandi bagore ntabwo yigeze bagutera bo oya bo ntabwo banteye uwo babanaga icyo gihe n'uwo abandi bagiye bigendera bagasiga abana nyine Bujumbura ni ahantu ushobora gusanga cyari igipangu kimwe kibamo umuryango wose buri muntu wese akagenda mu akumba ke abana mu n'abana be akumba ke abana mu n'abana be usanga ni igipangu kibamo famiye yose abana babyeyi mu gasozi abo wemeye bose bakaza nibwo buzima babaho ubwo rero njyewe ntago narinzwe ngo ndajyayo umuntu ujyayo ni umuntu uzwi n'umuryango njye ntago narinzwe urumva ntakwitwa ko narihabara yego noneho ubwo maze kwibana mu mama arambwira ati rero reka nkwirangirira akazi ko mu rugo ugende uturize wiha amahoro uriya mugabo mwibagirwe arakandangira akazi ndagenda ndagakora maze kugakora nza kugiriraho ikibazo noneho gikomeye cyo guteretwa n'umukozi w'umuhungu masanze kubera nari mfite umushiha nyine muri ngewe ntabwo nari meze neza sinamwumva ibyo ambwira muri kwa kutamwumva ibyo ambwira arangambanira kuri mabuja atwara ipasi ambeshyira ko ari njye wayitaye nyine kuko ari njye wayikoreshaga kenshi intera imyenda y'abana njye nari nshinzwe abana maze kungerekaho icyo cyaha ipasi ibuze barambwira ati turakwirukana banyirukana nambaye umwenda umwe wonyine nkuko nyine waza ukambwira uti gorori haguruka hano ugenda ndabwira ni ukuri ntabwo ari njye pe ariko kubera ko uwo musore yari afite ijambo aho muri urwo rwo yari amaze igihe ntagiye mpamusanga ibyo yavugaga amabuja yarabyumvaga cyane amwumvisha ko ari njye ugomba kuyibazwa mabuja aranyirukana atampembye anyirukana nta n'ikintu na kimwe ubwo noneho namaze kumenya ko ntwite ndiri gukura maze kubona ko iyo nda irimo gukura nyifite rwose noneho nta byo gushidikanya nibaza ahantu ngiye kujya ndahabura nibaza umuntu uzancumbikira n'iyo nda ndamubura ntangira gushaka wa mugabo ndamushakisha ubwo n'ubundi navuye muri kakazi ko mu rugo nza gucumbika kwa wa mudamu nagiye muri kakazi ko mu rugo mvuye ndaza mutekereza ibyambayeho ndamugane none iki giye gukurikira ngiye gushaka wa mugabo mubaze hino nda nzayibyarira
ati ngaho gerageza. Naramushatse umugabo ndamubona, mubonye ndamubwira nti rero mfite ikibazo urakibona nawe, ndatwite kandi nta kuba mfite. Ati numva nyine yarabonye yari yarambuze, aravuga ati ngize Imana. Ati nta kibazo, ati reka nze nshaka udufaranga noneho dushaka inzu. Ko twaratandukanye ngo mukuru wa mama aragenda koko ashaka amafaranga. Amaze gushaka amafaranga arambwira ati shaka inzu ndayishaka, inzu ndayibona, icyumba na salo. Maze kuyibona araza arayishyura, inzu nyijyamo. Inzu maze kuyijyamo nahuriyemo n'ibibazo bikomeye. Yayisizemo arigendera. Inzara irandya gusonza utwite, uba wumva sinzi ukuntu nabivuga. Noneho kumva umuhumuro w'ibiryo ahantu, iyo ushonje impumuro yose iraza, uyumva vuba cyane kurenza abandi bantu. Nkaryama muri iyo nzu, nkabyuka nakumva ngeze nk'isereri, nkahita njya muri dushe. Habaga dushe imanura amazi hejuru, nkoga nkimenaho amazi kugira ngo ngarure ubwenge. Afungura amazi akamenekaho, nkongera nkumva nzanzamutse. Amazi ni meza, ni ubuzima. Nkasubira mu nzu. Rimwe rero haza kuza umugabo w'inshuti ye aje kumushaka, numva umuntu arakomanze, ndasohoka. Nsohotse mbona niwe. Nimureba gutya nta kindi nakoze, n'amarira yamanutse nk'amazi. Ati se kurira ni muri abagome, ni gute mushobora kwemera ko umuntu w'umugabo ungana kuri yanshaka muzi ko afite umugore, ntimubimbwire ngo mushake mbizi, mukamwihorera akankurira bino bintu. None dore yantaye mu nzu, uyu munsi wa none inzara irenda kunyiciramo, reba ndakuriwe nta kintu mfite. Umugabo nta kindi kintu yarengejeho, yahise akora mu mvuko kumenya yaramuye 2 ahita agenda. Cyangwa aravuga ati mbone mvuye mu maso y'umugore. Nanjye nayo ntuye haruguru y'isoko, ninjiye mu nzu nambara agapira mpita njya mu isoko guhaha akantu ko kurya. Ndaza ndateka, cyangwa ngo nabire bidahiye, nari mfite inzara iteye ubwoba. Ndarya, maze kurya nsubira mu nzu ndiryamira, nta kintu cyo gukora nari mfite. Umugabo rero iyo yatahaga yazaga nka 6 z'ijoro. Ese mugabo bimeze bituvuye hehe? Reba nta nakantu kakagoma mfite, nta n'agapira k'umwana, bimeze bite? Ati umugore wanjye rero utazajya ubona ngenda ngo ugire ngo nuko kwanga cyane no kuguhemukira. Banagiye gushakisha, anyereka akantu kameze nka gutera, kari akantu kakazeru kuntu ariko ubona keza. Ubaye utakazi ukabona nyine ni nk'akantu k'akamari keza cyane. Ati urabona kano kantu nti atumvuye gushaka boss rero aka kantu nakuma ko mu modoka. Nakuma ko mu modoka uyu mukire ndi gushaka yarakantumye, gusa nuko tutarahura ngo nkamuhereza nampa amafaranga. Ariko ntago nibagiye ibibazo dufite, ndabibona ko wenda kubyara, ndabibona kukena imyenda y'umwana, tuza. Umva nshubijwemo imbaraga navuga nti byabyo byose umugabo ndumva afite ibitekerezo. Yaragiye kuma ntegereje amafaranga. Ako kantu kazima mise ntekereza ko yari nka grenade. Ntabwo mbizi cyari kimeze nka mine, ahubwo nyuma narakoze mbona mine, mbona yari nka mine. Yego. Nuko noneho birangiye umugabo akajya azinduka agenda kare umuntu ufite gahunda kabisa. Uyu munsi ntataye, ubwo aracyashaka boss. Niko mbitekereza kuko niko yambwiye. Nibura wenda yamubuze, agacamo umunsi umwe akaza. Ati akaza naniwe cyane, nanjye nkamubwiye se kunaniwe nkaba nshonje bimeze bite. Hari ahantu kuri restaurant yajyaga kuzana hari nka bya bindi bashigaje bya finale ya nyuma, uko nyuma ya saa 2 saa 3 muri restaurant abantu burya babanije kurya ngira ngo habasigaye mwe bibisigazo n'ibyo basigaje byose. Abona nzaniye akajumba n'udushyimbo, nkapfa kurya ibyo ngibyo ko nta kundi nyine ndarya ikizi. Nkabirya nkumva biranaryoshye cyane, ahubwo meze nabi cyane. Ariko nyine nkabirya n'agahinda n'umubabaro, nkumva nzabyarira mu ntoki zanjye nyine gutya nta mwenda afite w'umwana. Nagira ngo mbivuze akambwira ati tuza humura. Nta kibazo. Ubwo ngubwo rero sinzi ukuntu naje kwicara. Umuntu abicaye mu nzu nyine ari gutekereza nyine ibintu utamenye ibyo ari byo. Iyo ufite ibibazo utekereza ibintu byinshi. Numva akantu karasonnye.
nshaka ijwi ahantu uri kuvugira icyo ni igihe kiri gusona mama yanjye nkurikiranye neza numva ni ahantu kuri etajeri yari iri mu nzu aho ngaho ndagenda nari nkuriwe pe inda nkuru nenda kubyara ndagenda nkurura akameza mpagararaho maze guhagararaho njyana akaboko urumva sina ntahagaragaho ngo ndebeyo njyana akaboko njya kumva numva akantu gahari kuko ryajwi riracyasona ndagafata ndakazana nkafashe nkarebye nsanga ni ka kantu ya mari umugabo yanyeretse yego ndavuga si imari iri hano gute kandi imari narabwiwe ko ariyo ntezeho amakiriro ubwo rero sinashizwe naramanutse ndaguma ndakitegereza ntekereza noneho uburyo imari iri aho ngaho kandi ariyo ntezemo amafaranga kandi iminsi yagiye mpita mbona ko yambeshye haciye akanya naragiye negera nsohoka mu rugo mu gipangu njya ahantu ku muhanda ndeba umupapa wari uhari wakoraga imigati ndamubwira ngo ntumubwire aranyegera ndamubwira nti hari akantu ufite hano nagira ngo ndebera ari agake wenda n'imari nitoraguriye ndamubwira ko ari ak'umugabo ndamubwira ati zana ndebe takanga kasisi mbona ari kakamashini ukoresha mu kubara ngo ni calculator ndumirwa calculatrice sa yego oya ndumirwa niyo mari oya umugabo ibintu ankoreye ni igiki abisubiramo nanze kumwereka nyine umubabaro ngeze cyangwa ikintu kinkubise mu mutima subira mu rugo subira mu nzu ndicara ndarira ndangije ndihanagura ndamutegereza nubwo nigeze ndyama kubera amahoro n'agahinda nagumye nicaye ndicara saa moya ziragera saa mbiri ziragera saa tatu ziragera ngeze imana mbona aratashye atashye araza nyine yahagira bimwe byiwe yanyereka ko ananiwe yatagangaye mbese ibintu byakomeye namaze se mugabo mwiza bimeze bite ko iminsi njyanye urabona bimeze bite agitangira kujya kongera kumbindikiranya nahise nkazana ndambwa ntaha ya mari se ntirabona umukiriya kumbeshya ko yari imari utegeresheje umukiriya wabikoreye iki koko ese ukubeye uri kunkorera bino bintu wambwije uko ukambwira uti nta bushobozi ntakomeze hako kareka kundagira ngo unshyiraho njye kucyizere umva noneho mva ngo bagira amakagasha nta kintu yavuze yaracecetse akubitwa n'inkuba kuko yumvaga ahantu yakabitse ntenda kuzakabona araceceka arumirwa njyaho ndamufata numva namuruma ndamukubita se ndamushoboye ntabwo mushoboye araceceka ntiyakoma ntiyanyeganyega nuko umva bwarakeye aragenda noneho yamaze icyumweru adataha nguma aho ngaho inzara irandya ndaryama ndabyuka gahunda nari narafashe gahunda ivuga ngo urumva sinari bwabona aho umuntu yabyaye sinari bwabona umuntu uri kunda naravuze nti nzagumamo hano namba umwana aca mu mukondo nk'uko babivuga namba nyura mu rubavu ngo nzabona aje cyangwa impfi niwo mwanzuro nari narafashe mvuga ko ntazava muri iyo nzu mvuga ko nzayigomamo nkayigwamo ahantu rero narahagumye wenda biza kurangira gute birumvikana ko mwagiye mubana mu macenga mu mayeri biza kurangira mukomezanije ntabwo twakomezanyije urumva nyine yantaye mu nzu icyo gihe yahise agenda nanjye ndi gutekereza nti nzaguma muri iyo nzu mpfiremo ntabwo ariko byagenze umumama nyiri iyo nzu yari umumama ukuze wabyaye ufite abana yagumaga ncunga umunsi ku munsi kareba ati uyu mugore umeze gutya bite arashaka kuzagwa hano yarancunze kugeza ku munota wa nyuma aho abona koko uri umugore wenda kubyara arananirwa ku buryo unamureba ukavuga uti uyu muntu arabyara ejo yaje rero kumbona abona yuko naniwe arambwira ati ndabona utameze neza harya nta mwene wanyu ugira ndabwira nti shangazi mu Buyenzi ati nagira ngo ujyeyo kuko ntabwo waguma hano ngo bikunde
ntabwo waguma hano ngo bikunde, ikintu ugiye gukora ugiye kuguha tike namba ntabifite usange shangazi. Shangazi urumva sinajyaga njyayo ariko byabaye ngombwa ko njyayo. Yarazi habari zuko mbana n'uwo mugabo yarabizi. Yarabizi yari yarabimenye. Mu buzima busanzwe yari yarabimenye, nigeze no kujyayo mbere yaho nshaka kumenya amakuru y'uriya mugabo, mpita menyeraho iwabo, menya n'ibyabo bagore be bose. Nuko nguko nagiye kwa shangazi nyuma yo gushaka nshaka kumenya amakuru. Ubwo rero igihe cyarageze nyine umumama ampita iki, arambwira ati noneho wowe genda ujye kwa shangazi wawe. Nta kundi nari kubigenza, sinari kubyanga. Noneho nafashe inzira ndatega nimugoroba ku kagoroba ka 12 gutyo, ndagenda njyayo, sinababwira ko ndikunda. Tarubwo ndari yatangiye kundya, ibintu bindya binshitagura ahantu hose, ariko nyine nkaceceka simbyerekane. Shangazi muhisha ko ndikunda, muhisha ko umugabo yagiye, byose ndicecekera. Nereka ko nje kubasura bisanzwe, ndi umugenzi wigendera. Indimerera nabi, ntago naryamye iryo joro. Irandya shangazi atari ko se igeze kuvuka ntago mbizi. Ati rero no kujya kwa muganga. Urumva bimeze nabi, ndaribwa nyine ariko ntago bimeze nabi kugira ngo atambwe ngo tugende. Hako nk'umuntu mukuru wabona ko bimeze nabi. Saa 9 z'ijoro arambwira ati tugende, hari nko ku gaprive kari hafi, kwari nko kuva hano ujya ruguru aha. Yaranjyanye ngeza kwa muganga, amaze kongeza kwa muganga ndaharara buracya sinabyara, ndahirirwa burongera burira, namaze iminsi 3 ntarabyara. Ibimenyetso byo kubyara byose bikaza ariko simbyare. Mana yanjye, sibyo nko kuvuga ngo mana mfasha, nta nubwo nzi gusenga. Ko iyo umuntu uzi no gusenga, iyo ugeze mu bibazo buryo urasenga nyine. Sibyo nko kuvuga ngo mana mfasha, mana se ndapfuye, nibyo narinzi. Ku munsi wa 3 rero mu rukerera narabyaye, byara umwana w'umukobwa. Maze kubyara mbura imbaraga, nta muntu mfite uri buze kumbwira ati yewe mu Rwanda tugira umuco wo kumubyaye byara ibikoma, ibitoki, niba waba umukene agakoma k'amasaka ntago wakabura. Narabyaye rero mu rukerera rwa 11 bucya, uruhinja ruzima rudafite ikibazo, turagenda turaryama. Tumaze kuryama umugabo muheruka cyera cyagihe. Tumaze kuryama burakeye mu gitondo, Bujumbura muri abarundi ntago bazi ibintu by'ibikoma cyangwa amata. Cyereka wenda nk'ahantu mu bakire bo hejuru. Banzaniye mu karo n'akarindazi. Ndabyutse mubyara wanje aje, ndabyuka maze kuza ndicara baransukira. Bagiye kubona abona nikubise hasi. Ndazimira nyine, bwenge busa nk'ubugiye. Bati ngaho rero tumuntu arapfuye. Bajya guhamagara muganga araza, ubwo batangiye guhungiza, se abaye iki? Ntacyo, yarabyutse agiye kunywa ikintu ahitagwa. Yari inzara. Bajya kubona abona ndongera ndarebye. Baranyegura ati yewe bigenze bite? Ntago mbise nanjye numvise ngo. Mperutse nikubita hasi sinzi uko bigenze. Bansukira kakamukaro, bankorera n'akarindazi, barampaye ndamweye. Ubwo muri prive yo habyariye, iyo nta kindi kibazo ufite bucya wishyura ugataha. Nta mafaranga nari mfite. Byabaye ngombwa ko nguma aho ngaho. Iyo usibiye rero bakabona utishyuye, nubwo ita bakujyana mu cyumba cyo kugufungirana no kugira ngo utazatoroka. Bahise bankura aho ngaho bajya kumfungirana mu cyumba cy'inyuma nyine n'akana kanjye. Ubwo ngubwo ngumye muri icyo cyumba, mubyara wanjye yajya kunzanira icyo kurya, bagacisha mu idirishya nk'ariya mu magiriyaje. Mbaye aho ngaho, bene wabo bari batuye aho muri iyo karitsiye, inkuru ziracicikana, bati wa muhungu w'akanaka yabyaje mu isengereza kwa Mama Mariya, ariko yaramutaye kwa muganga nta kintu na kimwe, n'ubu bamufungiye kwa muganga. Ahubwo bene wabo bakajya baza kundungurukira mu magiriyaje gutya, cyari icyumba gihinguka ku muhanda. Ndumirwa mbaho ngaho. Shangazi rero umunyamahane ajya guteza akavuyo kwa papa we. Agiye guteza akavuyo kwa papa we, papa arambwira ati nge ntago nigeze mushyingira, ariko
ntabwo namushyingiye uriya ni nkaho namuciye mu bana banjye sinamushyingiye nta kintu nigize nkora mbese ntihagire uza kumbwira ibye nuko umusaza ntiyagira nyine icyo amfasha ariko kutagira icyo amfasha shangazi yaje kugira gutya aza gushakisha umugabo avuga ati ngewe nta bushobozi mfite bwo kurihira ibyo bitaro umugabo agomba kuzaza kubikurihira yaramushatse baramuzana bati uyu mwana uramwemera cyangwa ntumwemera ati ndamwemera nta kibazo hanyuma se ubu ngubu hano ari mu ruhe rwego ko bamufungiranye ntabwo wari uzi ko atwite ndabizi ariko rwose mumbabarire ndabizi rwose ngiye gushakisha n'iki nzaza reka nandike nsinye rwose amafaranga ngiye kuyashaka nze mu cyuri kugira ngo ku mutima aravuga ati yaba nangize imana nkabona bavuye mu nzara umugabo yarasinye arandika ko azaza kwishyura amafaranga arangije arigendera ntabwo yagarutse nagumye aho ngaho baguma bamfungiyemo aho ngaho ngumye aho ngaho ngira ngo nko ku munsi byari nka 5 ahari namba atari ni hagati ya 5 gutyo cyangwa 6 buri munsi niyo amafaranga babaraga yari privé yego numvaga nta kintu ntekereza cyerekeranye n'amafaranga ko nta nari waje kwava gute umugabo yaraje ntago yagarutse igihe cyarageze mubyara wanjye w'umupapa aza kuvuga ati ngewe ndashaka kujya gufunguza uriya muntu kuko sinibaza namba umugabo yaraje agasinya akandika ko azagaruka kwishyura amafaranga akaba ageze iki gihe kandi amafaranga ari kwiyongera uriya umwana ashobora kuzagumamo hariya mubyara wanjye aravuga ati ngiye kwemera ko ari amafaranga nzayishyura umwana atahe mubyara wanjye yaraje arandika arasinya bati ngewe urumva yari umuntu utuye aho ngaho niyo privé yari aho muri quartier bari bamuzi yari umupapa w'umushoferi uri aho uzwi w'umusiramu nyine ibintu by'abasiramu babizi ko bakundirana baba baziranye aravuga ati ngewe umwana umubabarire nzamwishyurira ariko mumureka ataha amafaranga areka kuguma yiyongera ubwo mubyara wanjye yaransabiye arandika arasinya barandekura ndagenda bimwe ubundi mu buzima busanzwe uruhinja rukungurira iminsi 3 cyangwa rwatinda n'icyumweru uwo mwana wanjye yamaze ukwezi atarakungura kubera ibibazo by'inzara yego none se wenda reka dusoze nshaka kumenya ngo umugabo no kugeza n'uyu munsi ntabwo murongera kubonana muri iyo myaka hari mu mwaka wuhe ubyara si muri 98 se 98 bivuze ngo ntabwo urongera kubonana nawe ubwo urumva nciyemo suba inyuma gatoya icyo gihe ibyo byararangiye nguma nibana nko muri 99 nko mu kwezi kwa 12 nza mu Rwanda naje kumenya amakuru ko mama wanjye ariho nza mu Rwanda 9 mu kwezi kwa 12 gutyo nza mu Rwanda nshakisha ukuntu nza mu Rwanda umwana yaramaze kugira umwaka n'amezi nka 5 cyangwa mama n'ubundi ariko yarariho ndetse jenoside rimwe igeze guhura ngo impara mirundi yego urumva mama twatandukanye ngiye Bujumbura nitwongera kubonana ajya nishyiramo ko ashobora kuba yarapfuye kubera ko nyine navuye mu Rwanda bimeze numva ko yapfuye atakiriho ko nta matelefone ntaki ariko nyuma nza kumenya amakuru ko akiriho ugaruka mu Rwanda 9 garutse mu Rwanda naramubonye mama wanjye nawe arambona aranyakira arishima aravuga ati mwana wanjye uracyariho nanjye nenze ko wapfuye ndamubwira nti mama ndacyariho ariko ibibazo nahuye nabyo ni ibinyura urabona ko mfite umwana narashatse biranga ati komera mama arankomeza arampumuriza nigumira mu cyaro aho ngaho mfata isuka ndahinga ariko nubwo mpinga nkumva nyine ntago bindimo ntago bikunda yamwe ngira no kurambagizwa ariko sinahita mbijyamo sinumva simbikunze nyine bitewe n'ibyo nari mvuyemo nkumva nashaka kubanza hari nkaruhuka mu mutwe nkatuza
bidatinze rero byabaye ngombwa ko nzi Kigali. Nzi Kigali mvuga ngo nje gushakisha ubuzima ndeka gupfira mu giturage. Nuko gushakisha ubuzima bw'i Kigali rero nabwo nta kindi naje muri Kigali nkorana akazi ko mu rugo. Nkorera 3,000 ariya kwirebera. Narahabaye igihe kidatinze naje guhindura akazi noneho nza kubona ako gukora ntaha nkora mu Bahinde mu mujyi. Uwo nkorera 10 nkishyuramo inzu ya 2 hariya Kimihurura ahantu bita mu Rwintare. Ubwo rero ntumva ni nabwo nayo nkimara wabonaga ko aribwo ndi kugenda mbyiruka nibwo nari ndi kuba umukobwa muri make. Wabonaga ko aribwo ndi kubyiruka aribwo ndi kuba umukobwa aribwo nkuze muri make. Nta nubwo ariko mbona ngo ukeke ko mfite umwana. Wabonaga ndakana gato kari aho ngaho. Nihuse rero ntago byatinze muri uko gukora mu Bahinde no kubaho mu ubwo buzima n'iki nazanye mama wanjye i Kigali. Ndavuga nta mpamvu yo kugira ngo mama agume mu cyaro kandi nta bana agira. Nahaze tugumane nizajya mbona 2 tubisangire nimbona 1,000 tubisangire. Mama yaraje turabana muri kwa kubana ndongera njya mu rukundo. Yego. Nanjye ngiye mu rukundo nabwo ntibyagenda neza. Namuvuga ko bitagenze neza uwo twakundanye ntabwo twabanye. Nakundanye n'umusore yari umusore nta nubwo yari umugabo mu by'ukuri yari umusore. Ambwira ko nkunda nanjye mvuga ko mukunda turakundana bidatinze kabiri mba ndatwise. Muri kwa gutwita mpura n'ibyago bikomeye n'amakuba mama wanjye barwaye tapfa. Sorry. Arapfa mama yari inshuti cyane yanjye naramukundaga bikomeye. Zamurijwe. Mama yari inshuti yanjye cyane naramukundaga yari inshuti magara niko navuga. Iyo watubonaga turi kumwe wagira ngo turababyara. Noneho mama bararwaye arwara vuba indwara utamenye yafashwe n'umutwe abarapfuye. Apfuye sigarana na yanda n'ibibazo n'iki. Mbona wa muntu wanjye twari dukundanye nawe nta courage afite muri ibyo bintu by'urukundo ariko namubwiye ko nasamye mfite inda ariko nta mbaraga ari kubishyiramo. Ndavuga nti ibingibi ndabona nabyo bigiye kumbera ibindi. Ndatuza nari mbuze inshuti nkunda cyane ariyo mama ndamwihorera. Guma aho ngaho indira kura meranwa n'agahinda mbikiragi simvuge kubera umubabaro wo kubura mama. Ariko hakaba umukecuru kandi duturanye mbere inshuti nziza cyane. Yari taha Imana imwe bikore dashira. Yambaye hafi burya umuntu ajya agira inshuti. Nubwo hari igihe inshuti nyine zitubera mbi cyangwa se tukavuga ati ntaziba ariko hari igihe ugira inshuti. Yego ikakubaho. Yambayeho bikomeye. Yambayeho bikomeye arankunda umukecuru ntamuzi. Arankunda mba hafi mu rupfu rwa mama arankunda mba hafi ndira kuri igihe kiragera inda ivamo abana 2. Impanga. Yego. Nabimenye ko harimo impanga igeze mu mezi makuru 8. Menya ko mfite impanga mu nda noneho mpita mba umusazi. Ndavuga noneho ndapfuye. Bazibyara bate? Nzabaho se? Numvaga ko ari urupfu nyine rushyikiriye nta buryo nzabaho n'abana 2 mu nda. Ngira ngo icyo gihe napimaga nk'ibiro nka 50 mfite inda y'abo bana. Ariko Imana ni igitangaza n'urukundo narababyaye. Uza kubyara abana 2. Babyara neza ntanabazwe. Abana ndababyara umukobwa n'umuhungu. Ndashima Imana barakuze. Ubu barahari bose. Barahari. Ufite abana 3. Yego akaba n'undi ndera wo muri famiye yo kwa mama w'umuhungu. Ubwo mfite abahungu 2 n'abakobwa 2. Noneho abana banjye ndababyara mbabyara muri ibyo bibazo by'inzara by'ubukene ndakubitika Gerard inzara irandya ubu umuntu ambwiye ati ndashonje mwumva vuba kuko inzara yarandiye. Inzara irandya shubije ubwenge ku gihe ku mwana wa mbere narabyaye inzara irandya kwa kabiri ndabyara inzara irandya. Hari ibi bintu bifitemo amahirwe urushako ndufitemo amahirwe se urukundo ndufitemo amahirwe. Nararakaye ku mutima wanjye narababaye cyane. Ubundi umubyeyi yabyaye umubyeyi umudamu ari we wese arishima. Nibyo byishimo by'umugore kubyara noneho ukaryama bakaguha igikoma bakaguha ibyo kurya. Nibyo byishimo byacu ubundi. Rero iyo ubyaye ugasufura ugakanura amaso inzara ikakwica
sha utanahuzwe kubyara sinzi wese uhorwa narabihuzwe n'ukuri n'uyu munsi none se wa mugabo wa mbere byaje kurangira bite ubwo wari Burundi ntabwo sinshaka no kumenya amakuru ye sinshaka no kubimenya kuva cya gihe kwa muganga umwana tubyaranye imfura yanjye igize imyaka 26 ntabwo amuzi inkuru y'umwana isubira inyuma gato umwana agize imyaka siwumva ko navuye afite umwaka n'amezi 4 yego agize imyaka 14 naramujyanye kugira ngo amenye iwabo hakomoka kuko urumva nanjye Bujumbura mfite babyara banjye nagiye njya kwa babyara banjye mbaza amakuru neza ese wa mugabo aracyariho cyangwa ntawe ukiriho barambwira atarahari na bene babo barahari nzanye umwana amenye iwabo aramumenya kuko narice ndavuga se uyu munsi ejo bundi mpfuye ko ntagira umuryango uyu mwana wanjye yazabarizwa he yazavuga ngo mama yambyaye he bituma rero njya he i Burundi kugira ngo umwana amenye iwabo arahamenya tongera turagaruka harahari birangira gutyo papa amenyana n'umwana baramenyana baravugana se uyu munsi se reka ntabwo bavugana na papa se ntabwo ajya hamagara umwana reka umwana ntabwo ajya hamagara papa nta nubwo abashaka no kubimenya kuko burya ugira santima zo guhamagara umuntu kuko akwitayeho yakuretse urukundo ese wa muntu iyo muhamagaye amfashe iki amfitiye impuhwe umwana niwe akafashe ya mbere guhamagara papa se cyangwa papa niwe agafashe ya mbere guhamagara umwana wenda umugabo wa kabiri ntigeze akwitaho ngo yite ku rubyaro dore ko bari baje ari abana babiri by'urumva rwa rundi rwego ntago nshaka kumuvugaho ibintu byinshi gusa icyo mushimira nuko yemeye ko abana arabi arabandikisha akora n'inshingano za papa ndumviriza arizo nshingano yaba yarakoze kuba yaremeye ko abana arabi ko njya mbona abantu benshi barira babaza ngo nabuze papa nta nanyemera kuba yarabemeye yarakoze kirakomeye yego uyu munsi se ubayeho gute uyu munsi ndashima Imana ko ikintije ubuzima haba mpumeka ubwo muri ubwo buzima bwose bwo kuzurungutana nagiye nirwanaho nkora imirimo itandukanye nyine ko nta diplome ngira wenda ngo nawe kudepoza nshaka akazi nirwanaga uko nshoboye nambo mpaye akazi ko gukora isuku hano nkaza nkakora mu muceri nambo mpaye akazi tinkore no jaride nkagakora nta kazi na kamwe ntakora buriya nshaka kurya nagiye mbaho mu ubwo buzima muri umujyi wa Kigali ariko noneho nza kwihangira umurimo bita gusuka maze kwihangira umurimo bita gusuka nkapfundikanya nkabikora ariko nkabikora nabi uyu munsi ukanseka ariko ejo nkabikosora yego umukiriya yanambwira ati mbega rero ibi nkoreye ni ibiki hari ukuntu narangiza nko kumukora akambwira ati ibi ni ibiki wakoze ahita ngira ubwoba nkareba hasi ngana mbabarira rwose ni imisatsi yagize ariko ndakwinginze twari twavuganye bitatu bikuraho igihombo mpe 2 kugira ngo ndebe ko umukiriya agenda yishimye mbaho nk'ubwo buzima nifondeye gutyo gusuka igihe rero cyaje kugera mbigiramo umugisha abantu barankunda ndanabimenya neza maze kubimenya neza nkasuka inweri zose biryamye amarasta plante Imana ingirira neza mbigiramo umugisha barankunda muri kwa kunkunda haza kwaduka ibintu bita amadrede yadutse umukobwa najyaga nsuka arambwira ati ko hari amadrede yadutse kandi abantu bakaba babikunze birimo amafaranga waje nko kujyanayo ntambwe se ko nakunda ibintu byo muri saro birangira undi mudamu ambwira ati jyayo bigezweho naje kugenda rero njya mu mujyi bamuza mu bosi turavugana arambwira ati nakunze inweri wasutse uriya mukobwa kuko uwo mukobwa wamuhuje nawe yaramukoreraga ati nakunze inweri wamusutse arazikunze ati yego ndagira ngo nguha akazi kuko hari abantu bajya bambaza ziriya nweri arizo bashaka badashaka amadrede ariko nugera hano uzashyiramo imbaraga kwiga amadrede kuko ariyo agezweho muri kano kanya narabyumvise tuvugana amafaranga ntitwagoranye pe ati wampemba ngahe ati nagutangiza 50 ntihoya ni 70 uvuga 70 numvaga nkizi baga n'amafaranga menshi ati se ntago reka ngutangiza 50 ntihoya ni 70 aba 70 ati ngaho genda mbitekerezeho nzaguhamagara naragiye koko haciye nk'imisi 3 arampamagara bivuga ngo 70 yemeye ko yaba
70 rero ndagenda arayampemba, amaze kwemera ko yampemba ntangira akazi. Yego. Ntangira akazi, maze gutangira akazi. Uyu munsi se wenda ni kukirimo? Muri ako kazi ko muri salo? Yego. Naragakoze, maze kugakora nakubwiye ko ntuye muri Kamonyi. Naje kuhava rero. Werekeza hepfo iyo ngiyo? Nerekeza kwikorera noneho njyenyine. Shyiramo akabaraga. Utuye muri Kamonyi, uranikorera? Ndikorera ariko nkorera kuri telefone nzanje gukora. Mu byo gusuka? Yego. Okay. Ubwo nuri kutwumva muri kano kanya, akubera inshuti, aguha akazi. Amakazi. Yego. Ubwo nihuse nabashije kubona ahantu ho kuba muri Kamonyi nyine, niyo mpamvu nanagiyeyo. Ndavuga nti ko mbonye aho kuba reka mve mu nzu z'abandi, ngende njye gutura hariya, nzajya nzanje kuri telefone. N'urubyaro. N'urubyaro. Bameze neza ubu. Bameze neza, barakuze. Mboneraho gushimira Josette yatubereye umubyeyi, atwigisha akazi tutari tukazi, karatuzahura. Uyu munsi wa none niko gatumye tubaye tukihumeka, tukibasha kubona icyo kurya. Nubwo naje kugiramo gutya nkarwara muri uko kuzurungutana n'ibyo bibazo na stress, narwayemo imivuduko bituma ngenda ncika intege. Bizakira kubera Imana. Reka dusoze. Yego. Reka dusoze wenda nko ku muntu uri kutwumva, wifuza kuguha akazi, wifuza kugutera iteka, wifuza kukubanira. Cyane ko aricyo wambwiye ngo wifuza inshuti, wifuza abavandimwe. Wavuze nimero telefone yawe? Nimero yanjye ni 0782. Yego. 61 82 08. Okay. Urakoze cyane. Nawe urakoze Gerard. Nukuri urakoze cyane. Yego. Ndagushimiye. Nawe kandi komeze gushyigikire. Nkunda kureba ibiganiro byawe, byatumye ngira ishyaka ryo kuzakuvugisha. Ndagushimira ko wanyakiriye. Yego. Imana iguhe umugisha utagabanyije. Merci, urakoze. Twizere ko iki kiganiro kizakwera umugisha, kubonamo inshuti, ukabonamo iby'umumaro. Inshuti yaha by'umwihariko inshuti mugenzi. Yego. Mwakoze cyane Glorious. Urakoze cyane Gerard.